ubu nje kurwana intambara, nje kurwana intambara. Ubu tuje kurwana intambara. Pius ibintu byose uri kuvuga Ubu kuri live barakumva Genius reka nambura ishati kubera ndabizi kuje yikuremo ntakubaburinda yikuremo ngo kubitaga ko nikunda kanambura ishati kubera nzi kuje kuvuga utuga hano ngewe ahantu ndi ikintu cya mbere kiri kuhabera hari ikintu cyitwa kawunga urumva hano ni Uganda ni Uganda ako se wajurira muri Serena aho ni muri Ndagasa ni mu rugo rw'umu DJ w'inshuti yanjye witwa DJ Bobby mu rugo rwa DJ Bobby se DJ Bobby ari DJ Bobby ari hanze DJ Bobby nasha uwo DJ Bobby ntazi jangu ubu ngubu ndi kuvuga Uganda none Bobby say hi to people. Indi kiriya fe tuberene Kigali namwe twaje no sanga mutunyiganyiga ne tugamba ate tujya kudakumwe ya turaji batuleka tukole bitwagala babareka mukore bimwaga Brandi kuvuga ikigande siko kubizera mucece kugamba twose mwari muri kuvuga mubanze muvuge kuri when she's around funga macho when she's around no gutwika iyo ndirimbo sije Nyampinga iyo ndirimbo iriko ibintu babyita gutera uretse mbabwira ukuntu byitwa ibyigishirize y'imyanya myibarukiro urumva iyo ndirimbo nije wayikwandikiye abo twari kuba muri studio barabizi uwambare twadupanyaro twa tugufashe uzunguza ikibuno iyo ndirimbo irimo turebe ko ibintu byakomeza kugenda neza Bruce Melody arimo arasaba challenge narabaretse mabira naho genda ukorera abafundi bazakwitura ariko nuko nimo gutema ibiti nuko manimo natema ibiti nta mwanya nabona ariko she's around ndayikura ariko ndabaza ko nanjye ndimo aribi na promotion y'umunya yuhu umva naina narakubwiye ko she's around iraba flop ranga nako nibishoboka flop wabonye video ya Ghetto Kids oya she's around twa turi gukora ibintu bire international dumba ibintu byawe byo kugenda ugakora indirimbo za Fifira ya ntuzikorere challenge ugakugenda ugakuriza Chris Easy njye uriya muhanzi wawe namugira inama yuko yakoresha inama igitaraganya iyo lebo yanyu ya Cyaze yitwa gute Cyaze 55 korera umuhanzi wawe ama challenge menshi nibwo indirimbo izafata oya Fifi ko se ko ari umuraperi kandi nubundi kuba ntakoze indirimbo z'abandi bose nkakora ya Fifi abantu bahita bahisha mijisho bakambwira ati da wa muntu yagize ko ubonye umuntu Coach Gaera rawo Coach Gaera ndamureze turi kwa Bobby
ibaze ko kigaye mubwembo namusuje ko kigaye ngakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kwe abafana bo mu Rwanda mwabaye iki kuki mwarakaye none se wowe uzi ko imibonano ikingiye ari ibintu byadanje ko twese dushaka imibonano idakingiye uzapfa mu ngewe wa makondomu yewe naba nawe wenda ukuzemo ariko se nk'uyu mukobwa wanditse ibi bintu kandi n'umukono tugomba barekoranye umva kinyu Element gakino kanyira kugenda kwiyambura kuri stage n'uturirimbo tubiri kandi kamwe mwarakibe mbese Element kugira ngo akuremo imyenda bisaba ko yarakoze indirimbo zingahe ntabwo nakuramo imyenda nawe nibura oya hari ukuntu Kenisoro yarimo araperforminga hano akuramo ikoti kumwe Element ari nyuma ari hari mbona bijyanye kabisa uturirimbo twa Kenisoro no gukuramo ikoti birajyanye ariko nkuriya musikwe nukuri uturirimbo twa Kenisoro no gukuramo ikoti ariko nka Element uriya musikwera akuramo ikoti jereka nkubwire nanjye namubonye yakuyemo umunani tanzwe ariko byiza wala abantu mvuga ibintu bakavuga ngo duma wagira utugambo ngutwo n'udushari ngutwo n'uki dore na boss we nawe warabibonye ubona ntibisanzwe erega buriya umuntu wese umumenya neza iyo ageze ahantu agiye gutwika wese nta muntu uraguhinduka Kenisoro iyo ageze kuri stage tugira ngo sibe muziranye ahita hinduka nibyo oya ntabwo ari Messi wandi userebura nibyo niko abameze ahita bakurikiana Kenisoro Kenisoro namusanze cyagiye ukimufata musanga ahantu kwa Chris Easy arimo barimo arakora promotion ka MTN ndamubwira ati Kenisoro kubita gitari ndashaka kugupostinga hahire rimwe yari yabiguhishe naje kumenya ko yari yabiguhishe abantu kugira ngo mutazagabana urumva yari mu gace yabitse noneho Kenny ndamubwira ati curanga gitari ngupostinge bakumenye mani yari ataratwika cyane gafata gitari kayacuranga udutoki dutitira turimo turatitira nabwo amabera yo irumva ibyo bintu byabaye muri 2012 muyoboke yaje kuri Unlimited umva mwanga muyoboke nta mwanga se dupfite mwanga muguma mumuvuga utugambo mwebwe byakuvuga tureze utwo bavuga ni ibisanzwe wamenyekanye baramenyekanye ubuse wowe ko mvuga utugambo wambwiye bitambivuga ibintu byose buryo umbwira iyo bambashije bitambivuga utwo tugambo twose ugiye umbwira urumva nukazavuga amabanga ndamubwira ni manager wamba managinga koko kimiziki yananiye koko arambwiye ati ngaho uririmba twumve mpita ngenda nzana akagitari hari umukobwa witwaga nde yitwaga Zura na Koko ewa n'ubwa mbere abakobwa barize ndirimbye muri 2012 hari imbere ya muyoboke urumva ndirimba ndakubita arandeba yumva impano nta kigenda arambwiye ngo courage shaka ngo komeza ukoreza kugeza n'isaha ni rurwa urumva yarambwiye nabi ahubwo ashobora kuba yarafite nk'undi musani akabona ntibavamo ibigoro by'abasani babiri kandi nanjye nabonye uko gufata umusani bigoye nako
abizi dore tonalite yagiye narabikubwiye ntago abahanzi babiri ari ikintu cyoroshye umuntu yafatira icyarimwe tonalite se buriya yaragiye reka dumba ikintu abantu banze kwemera gutsindwa birasanzwe sha uratsindwa rwose ugahenza apfa ukavuga uti birananiye mbivuyemo nk'ubu ngubu ibyo nuko tonalite yagiye nta ujye ubyemera ubyakire n'umutima wawe niko byagenze kandi Imana izaguha undi muhanzi humura ihora ikoze Jean Baptiste ni umwana w'umunyarwanda gusa inama nakugira ureke kuzajya uvuga nabi puwa manager ntabwo nshaka ngaho pasi urabyumvise ngo none kumba dore abantu bagira uruhare bazirana Muyoboke yarwanye na Gayera erega Muyoboke yarwanye na Gayera sinaguteye story wajya bijya biboro bavuga ngo ngenda arwanye na okay ntabwo ari igihe Muyoboke na Gayera ntabwo ari ubuziko babivuga bakananshyiramo me nukuri kwimana ntabwo wari uhari uragenda uya naratashye uragenda mu gitondo mbyutse nkumva inkuru ziri kuvuga ngo niba atari Dumba ngo ni hagati ya Dumba na Muyoboke ngo sinzi ariko wari uhari uragenda noneho Muyoboke arangije kurwana na Gayere mbita mvuga nyine Gayere ndamurakira nabwira Gayere asuzuguye Muyoboke n'iki ngiye gukora akarayivu nyine mutuke n'iki ba Mr Kagame baraza barambwira ngo ariko se Dumba wowe ugenda kuvuga Gayere nuvuga Gayere ntabwo tumuzi ugomba gushiramo Bruce Melody mwapfuye iki urumva nyine ba Mr Kagame bahita barankiriye n'akantu katwishe Muyoboke twari kumwe ari inyuma abwira ngo Dumba gushiraho live ngo ntabwo ashobora kumusuzugura ngo puwa manager gute ashobora kumusuzugura ngo urabyemeye ngo puwa manager ko ntushobora kubyemera navuga ati noneho ba Mr Kagame na ba King Pazo ngenda gucyana live telefone bavuga ngo we banzo zimye urakura na King Pazo se ari mu bantu bari kukwakserera King Pazo niwe yambujije King Pazo abantu bakayikuraho ariko King Pazo akora iki King Pazo ni ibintu akora nk'ubu ngubu sinari ngiye kubasenyera kabuza ka 155 King Pazo yaza kuba gahari kari gasenyutse 155 rega su umuntu n'abantu benshi bishyize hamwe bafatikanye kugira ngo imiziki nyine ikoreke kandi igende neza 155 mwayibye Medi Beat aragenda habe kugumvikana ariko Medi Beat shawa afite urugamba dore mugira urugamba Medi Beat nagiye muzanira ibikobwa bibiri muhani icupa ry'inzoga tinya ko nta kintu cyawe tinya ko nta banga ryawe wowe kigira kuri njyewe ndakuzi hejuru y'icupa ry'inzoga Medi Beat nta kintu na kimwe atambwiye ntabwo Medi Beat ibintu yamvuzeho ni ibintu bisanzwe ubu se yigeze akubwira ko hari ahantu higeze guhira umugozi Ihorere twari babiri ceceka ikibazo cyawe dufite amabanga menshi cyane dufite amabanga ameze turi abanyamabanga bakuru cyokora ni wowe muntu wasweresheje nta wundi mu byakiri ibyo Kigali cyari cyaswereshe ani ibyo mbamo warandangiye ntabwo dusohokanye tugeze ahantu umba nasohoye indirimbo nziza mwana mu promoting mu ikunde abantu badukurikiye murebe indirimbo ya Shaggy funga macho abanyamahanga
bayikunde cyane kuturusha kandi ari yacu. Oya funga macho funga erega nuko ngewe mba ni mu biti ndimo ndatema ariko we Bruce nubizi iyo ntari mu giti ko hagira umuntu wagufatira utu video cyangwa ntago ufite stand. Reka kugira inama. Oya amasaha nkora menshi bro. Watingaga kamera. Gukora agacarenje no gukata ibiti tukanamenya ibyo bintu bamo niba koko bikatika cyangwa ari ibintu byo kubeshya ngo urakora ugize umuntu warushye wavunitse kandi tutarabona igihamya na kimwe. Nago wabiko ariko simaze gutema abantu bakabibona ukuntu ntema iyo uri muratema noneho neje yaguye ubone mu munsi wa mbere wa neje urabizi ko hanze hari nabo nagiye mu kwa 11 ko nzaza no yanyiruka naho dore ngo Kemisoro namuswereshaga igituba kimwe kindi kirimo kiro wenza gusweresha igituba kimwe kigende cyoge ubundi ibintu byose babikora neza cyane. Wenza gusweresha igituba kimwe none ukindi uri muragiswera kimwe kigende cyoga ikintu giswere none ikindi nacyo kirimo kiritegura kirimo kiroga kugira ngo ugiswere byose babikora neza ukigira ikinyabupfura ariko aho watandukanye aho wadukana igihe kaneswa ewana ntago hahiye. Oya umva iki ubundi nagiye gusanga abanyarwanda ntabwo abanyarwanda bakunda ibi bintu byanyu mwigira beza. Sasa basukura niwe birirwa kwa Dekati bari barareba Dekati nawe nta mari iminsi nta mari iminota 2 ataramwanga yarazimye. Dekati yarazimye Putse kumbuga ngo yarazimye yarari hiti akivuga ibintu neza yari yarandutse abafana banje baramwanga. Ipusi kumbuga ngo watutse ngo kinyusi ngurazima none kuntera uramucyanye nakumugisha ntabwo wavuga nabi ngo bigiye uramucyariye uraje araza kumenya yewe mujye mumvuga neza okay ninkora tubi nabwo wenda mutuvuge ariko iyo mvuze nabo gakabya so nawe barakureba bakavuga batako si uwe bimeze bite yabigize ariko uranzi ko ari nge uvuga ibintu kuri wowe ukambeshyira ngaho mvuga ibintu uri kuvuga muzantamo ngo nigera ibyo nibi kikwege uzi ko winjiye mu myanya yanjye nibarukiro ukavuga amadakwi. Niba madamu wawe hari iyo visa yange avuga ati wapi nuje kubera ngewe kandi abagore banyu barankunda cyane kuri Rwanda wowe uzi ko madamu ushaka gusanga ari kuri live ariho kubera ngewe pana wowe none se Dumba kubera icyo abagore bacu bagukunda bakakwanga ndewe nowe wanje yanyaza ariko wamugana siko nta kigoro nabibi man abagore umukobwa nari nakufasha witonda wigikara mukajyana no mu interview none nawe ntago bikiri nyine nta usinzi ikibazo cya mwaranganye yaranyanze man yaranyanze kandi kuba yanabaye imbwa bwa nta muntu ujye ubimbwa atinze ubimbwa bigitangira no man nyine mufite nari nihagazeho kandi umukobwa umwe yakwanze byose ugenda usaba byose bigenda bikwanga usaba nagiye muri show ya Abrams Abrams urahamuka bambaye ibintu by'umukara Dekati menya yahageze Dekati menya yaracanganye ikibazo Dekati menya yahageze why ipusi kumbuga ngurirete ipusi internet kumbuga ya ngurirete nimbi ku buryo ntari kubona comment ejo bara mu Bwongereza ibintu byose usanga biri kini gutya Dekati ubu nibo nabubwira nabaze muri Canada azaza mu Rwanda yazaza mu Rwanda byagiye kimeze neza yatera imbere nta kibazo
ibintu bababeshye ngo gukira bigiye hanze ngo nibwo ibintu barabashuka muze mu Rwanda mukore ari utuzi hari opportunity tumeze neza namwe nimugeraho ngo bikabacanga mujye mutaha ntari bi reka ngubaze mu Rwanda umuntu yakora iki akinjiza $1,000 cy'amadolari ku kwezi bazi ibyo nkora nako ntabyo uzi hari n'abandi bakora ibindi birahari ibintu byose byo gukora birahari ubu nkamwe hari abantu benshi bakora kuri social media bafite utuzi kuri social media urabizi oya bandi bamuya hari abandi bajene mani baba bakorera agafungo kameze neza ukabuze gukora ifasha uzi ibipeti bibiri ari ibipeti bibiri kimwe cyitwa buri kantu ikindi cyitwa buri nababonye mu kiganiro cyo kwa Irene buri bare wambwira ko bakora amafaranga sinkari bwo bakibitangira subwo ibintu byose bifata umwanya reka ikibazo cy'abantu benshi barashaka guhita bakira kandi twe tumaze imyaka 150 ingahe dukora natwe tutarakira cyane urumva ariko umufungo wa mbere ubyibushye cyane bitewe n'ukuntu ubuzima nari ndimo bwari bubi ntabwo wari ubyibushye ariko icyo gihe warambyibuhanye uribuka yarangaye nyine mutaraza mu bintu ngo mubivangavange wowe na bandekati urumva muri 2012 muri 2012 nari mu backup singa mu maguma bamembaga 300 ku kwezi ndikuvuga ngo imirimo irahari bigara mu Rwanda ukajya muri imikino bamembaga 300 ku kwezi noneho niba baratinze kutwishyura niba ari njye yasabye ngo yabaretse kuyama bayampera rimwe n'amezi 3 bro haburaga $100,000 ngo abe miliyoni urumva narasaze naratashye njya kwereka umukecuru mama yaragihari nereka amafaranga na wenda duri byabizi cy'ubinga duri bare umufungo turapasura mutamo nanjye yandi nyine nkora show nk'abandi bajeni ariko icyo gihe nibwo bwa mbere nari mbonye amafaranga ataba mu buzima bwanjye aho mbere umusani andi mafaranga nabonye nkayabona nari nyakeneye nayabariye ari uburyo witwaga Claude yabaga mu mujyi yarahafite shop hari n'abatari biro mani yarampamagaye $20,000 muri 2012 ibyo $20,000 nari nagiye mu mujyi kuyafata n'amaguru n'urutikano mbere ngenda ntera kashe urumva ngera mu mujyi abantu nako kaventi ako kaventi kamuri ibintu uyu munsi nka $50,000 uzakora ngufitiye ibibazo ariko noneho iki kibazo ndashaka ko kubaza abantu babimenye babe mu rujijo wowe nagira twafuye ko mudacyuka banyarwandakazi Samoya ikinyapfu bado harahiye harasha ukuntu byajyaga bigenda Dekati yajyaga twikira Bruce Melody badumba nabo bakamutwikira Bruce Melody akaza kuri Isimbi akaza gatanga ikiganiro izo ndirimbo zasohoka zikagenda mu bantu bakuru zikagenda mu rubyiruko zikagenda mu bana Bruce Melody ageza ahantu tutakimubona ku Isimbi Dekati nawe ari maramurwanya bafite na beef na Dumba nawe niwe twatangiye kubona ibintu bimeze nkaho birimo biragenda gahoro gutya wowe bisa nkaho njewe twariyunze Dekati mwapfuye iki Sabe mwapfuye iki ko bifite impact byagabanyije kuri brand yawe reka tuguhere kuri wowe tubone kugenda tujya no mu bandi wowe twari twarapfuye iki nje twapfuye ko najyaga nkutwikira ukajya kukineneko ubibona ko ntwika ndi rutwitsi warangiza ukazajya umpostinga ku story nkabona uransuzugurikishije mijisho ntabwo wubashe ibikorwa byanjye noneho ndavuga ati ubikora ubwa mbere ubikora ubwa kabiri bwana ndababwira ati no musore nyina ararengeje reka muneye hari muri wayikora live urarira nakoze live ndarira men kuki mwese musige
oya njye ntabwo narize bimwe bya debeni bro, ntabwo narize bimwe bya debeni. Debeni iraza kumusubiraho kwa kundi bakubajije uhita wigirisha. Ntimukajye murira iyo umuntu agiye kurira arabanza akajya ahantu akiherera. Okay, tugiye gushyiraho uburyo butatu ushobora kurira cyane cyane iyo uri umuntu w'umugabo. Ugenda ahantu ukiherera, urumva, ukarira, ukagaruka umeze neza, urumva, ntabwo ucunga hafi ibintu bitira. Wowe wakoze live yamaze kuzoka abantu n'igihumbi. Hadaciye banza wumvise mba ngiye kubona mbona na Amaji araturitse ararira mu kiganiro cyo kwa Yago. Cyari amarira nayingona, urumva inde bwebe reka atashobora kuba ari nuko ataboneka. Reka atashobora kuba ari nuko ataboneka. Areba ibintu yatangiye akazabirangiza akayitarira cyane. Umve kuri bimeze rero muri entertainment dufite ikibazo, wenda nuko wenda ndi mu bantu bakuru kandi ngiye burandanire kura, ntago ntago ndi umuntu ufungiranye mu kabox, ndire kuri yo ntekereje igitekerezo cyane nshobora kugitanga. Iyo kitari cyo barankatira nyine ndabimenyereye. Iyo gihe cyo kurira kigeze ndagenda ngashaka inguni imwe nkajya shehu nkurira, urumva, nkurira nkahita ngaruka ndi guseka nka gutyo. Sasa ikibazo dufite abantu bo muri industry, muri entertainment, nurangira ndaza mwibutsa aho warize. Narize twari turi kumwe, Buravani yapfuye. Hari ikindi kumwe ahantu watubwiye amakuru ko Buravani yapfuye turi kuri recording afunga macho. Byara imana narikanze me. None se ntiwariri imbere yanjye, wari magangira ngo bimwe byawe dumba wona unarira nazababesha Kinyusi, ahubwo Kinyusi ndakomeye urira nk'abana batabonye uburere buhagije. Ari ukundurira Tino niwe nabonye ari kubisa na Tino yararize. Tino yararize akose ko duseka kubikira ajya gusobanura ukuntu ngo arira neza. Sasa ikibazo ntabwo cyari kikirukurira, akavuga ati at least nge ntabwo ndira nka Amaji, nge ndira nk'abana bo mu bakire, ndira mu Cyongereza. ariko Amaji arira nabi natwe. Ikibazo hano muri entertainment mu bantu fasha abantu dukorana, niko nabivuga, umuntu mugakorana nyine kuko uri kuboneka, wabura ukabona ibintu byabaye ikibazo nkaho icyambere amafaranga abakora kuri aba YouTubers, amafaranga yanyu si yanyarijya dukorana ibiganiro. Ubu turimo turavuga nta kibazo tumuvuge, dukorana ikiganiro kuko mfite umwanya, kuko bishoboka. Ntabwo igihe cyose umuntu ahora afite umwanya, ariko iyo mbuze umwanya nkahita mbona ibintu byabaye beef, wenda ukabona nyine umuntu ntari kumva ko ushobora kubura umwanya, mpita mbona. Kandi ntabwo ari kuri Sabe, ngende kuvuga muri rusange aba YouTubers twajyaga dukorana bagize aho babigira nkaho nkwiriye kuhaboneka ari ihame, kandi ngiye numvaga ari ikintu turi gukora turi gufatikanya, nkabaha content bakama promotion tuka-exchanging a service. Ariko mbona none batangiye no kujya baza kumbwira ngo ntuzajye ngo kwa ntuza ngo kubera ko ngo ndavuga ne mwe mw'abantu mwe rero toka mwese mbivuyemo, urumva bitamifemuka kandi uhora kwaye nta matiku yansanyeho. None se nkubeshye agira amatiku mu kiganiro konyine. Iyo ikiganiro kirangiye ntabwo ari umuntu waguhamagara ngo akubwire ngo rwose ngo kuki uri kujya ngo kwa runaka ngo byatari undi si kugenda uri gushaka promotion ubundi kuki nshaka ubundi se n'intu ntege kantu kujya ubundi muri mwese. Mbona uwo ni Sabe turamurangije. Aba YouTubers muri rusange iyo mukoranye ukagera igihe ukabura umwanya ntabwo babyumva. Noneho iyo babonye ugiye nkandi hantu bamwe ntabwo babikunda nyine. None nge nakubajije Sabe so mu YouTuber nubwo ari mu gateba. None se ni kwa Sabe ntakijya honyine rero
nihe wajya Chita na musaza arimo ararira ngo Bruce Melody nawe yararize mwabye mwihangana Chita na musaza ngo Bruce Melody yanyine ikiganiro ngo Bruce Melody yanyine ariko Chita ntabwo ari mu kiganiro ubwo yariyubashye Chita yarize muhanagurira nuko naguhanaguye kandi umenye ko bajya bavuga ntabwo nshobora gutuma unkuraho zana Dekati yanashaka amagambo atubwira make y'urwango Dekati we mwapfuye iki Dekati bamuhaye amafaranga abandi bahanze urumva angezeho asanga njyewe ndi igisumizi ndakubwira rero tujye dukorana tujye dufatikanya ariko Dekati yashaka ko mwishyura nk'umuverisi yashaka ko mwishyura nk'inzumba ngo yashaka kumwishyura kumwe The Ben amwishyura dore ubu ugiye kuneza abafana ba The Ben mwabantu ibyo bintu nidumba bivuze ngo The Ben apesa kwa Dekati buri kwezi nka nuzi ntabwo nabishobora amafaranga yarabuze urumva amafaranga ashanya korera goranye none nkagira n'abana nabyaye nibo bonyine nshobora guha amafaranga gutyo abana babyaye nibo nshobora guha amafaranga gutyo mbese uri umujene ufite ukuntu dukorana wenda kandi ibyo ukora twese biradufasha biratugira abantu warangiza ugahita umbwira ngo nkwishyure nk'ubukode bw'inzu Dekati rero abona ntago nza noneho ibyo katubyihoreye turarira yewe twararize ariko se wowe na Yago dupfaniki mupfaniki mani uko yampaye inka yampaye inka Yago ni umuntu w'umugabo noneho icyo mupfana simpimo ndabaza icyo ngicyo ariko kuguma muri aho ngaho ngo baranyanga ukajya baranyanga we na Yago kubera iki ngo abantu babanga ariko dumba umenya ko ngende umuti wa kera mani ntabwo ndi umudage jewe inyanga ngutamo nyine nawe ukanyanga reka cyo byagaciye ntabwo ari ibintu byo kurira ngeze ujye bona ndira aho umuntu mbona ashobora kunsenyera utuntu ndibwira nababwira ndi muri abafana banjye rubanda rw'umwami muracunga neza uwo muntu atazatwangiriza ariko ntabwo ngewe ndira ntabwo n'imbere kandi n'abarira ntabwo mbanenga buriya ntitubatunganya amarangamutima ariko ngiye kuvuga ikibazo cyanjye nkivuga nyine uko kimeze njye abafana banjye ndabapudetinga nababwira ngo ibi bimeze gutya na gutya ibi bimeze gutya na gutya hano inyoni imana yanjye urumva ngo Emi kinigi ni mubona ukuntu yanditse ngo black and white ngo ngewe mumenye ko nyanga ngo mye ko ninde ukwanga Bruce Wood dafate ninde ukwanga akarakano banakoze nako kugira ngo hatazagira ubayobya umuntu naza akakumbwiraho ibintu birimo urwango nase maze kubivuga ntiyahise akora inkuru bikamfaminga none kwa kwa ni urumva ukuntu bimeze hari ukuntu nyine ubona umuntu yakwangiza ibintu byinshi kandi mani bino bikarambira ngende mu bantu badashobora kurwara depression uzi impamvu ibintu byose ndabivuga nkabikura mu mutima wanjye nkaruhuka ni nayo mpamvu abantu benshi barira buriya ntekereza ko hari ibintu baba bamaranye igihe barabitse ahantu umunsi umwe bikabatwikiramo nyine bakarira ariko ngewe ndaza hano imbere yanyu nkababwira nti nimwe mu nkunda nimwe mu amafaranga nimwe mu ntunze reka mbabwire ukuntu gahunda zimeze nuko babimeze ariko uremera ko mushuti wawe yaguhaye inka yazimye byararangiye ibyo byararangiye Yago byarazimye mushuti wawe Yago yarazimye yarazimye byarangiye ntago Yago yazimye Yago ari mu bahanzi batangiye umuziki umwaka ushize niba atari n'uyu ahubwo turimo
nase ni agakora indi amaze yewe gusohora indirimbo 10 tuzi yewe nanjye nemeranya n'abantu bavuga ko agomba no gukomeza agakora ibiganiro. Nicyo kibazo cyonyine dufitanye, naho iby'imiziki nta kibazo mbifiteho. ufitanye ikibazo na Yago agomba gukomeza agakora iki kuri YouTube akajya aseka kagatwenge. Naho ibyo gukora umuziki abanyarwanda muri comment kugira ngo noneho Yago amenye niba yasubira ku mwandike yagasubire mu biganiro mutwereka aho ngaho Yago mushaka mu biganiro cyangwa komeza umuziki cyangwa yabikora byombi ntabwo ndi kubona comment bavugaruke Yago agume mu biganiro agaruke mu biganiro avangemo n'umuziki Yago mushaka he kubera jewe oya pana mu bigori mu bigori murakabije pana mu bigori ngo Yago mu bigori wapi Yago ntabwo mu biganiro naje kuragira inka ndazibona urazibona ngo yuhu Yago ngo abantu barabushaka ngo naje kuragira inka ubwo si ibyo bihuriye gukora imiziki erega ntabwo turi ibikisi turi abantu. Gukora umuziki ntabwo byagahagaritse ukakora n'ibiganiro. Ngenda nabyemera ko umuntu yakora nyine imirimo ibiri. Nubwo ndabona nyine iby'ibiganiro byagenze mu gake kandi nanjye nari umwe mu bafana be bakunda ibiganiro bye. Ariko uremera ko Yago ari umunyamatiku we ayasa amatiku ubiza amatiku tumaze kuganira umbaza none none se kubera icyo ababariye kuri abanyarwanda muri rusange nyine dukunda kumva iyo byacitse iyo hahiye nyine bitameze neza kandi iyo hahiye nta kindi kiyaba n'amatiku. Iyo hahiye aba n'amatiku right niyo habaye nuko Yago abizi ko ari umunyamatiku bamukoraho itiku wagatangira kurira ntabwo tuba duhuje imiremereye imitima yacu ntikomeye bingana n'agasweri ino mihanda urangije gukata umurongo urangije kugenda mu kibuga cy'umupira ukinjiramo ibitaye mu dushora kumenyesha ko ari we ufite umutima woroshye muri entertainment ujye uvuga ibyo bintu uzi ko nawe bizakugarukira. Oya umutima wanjye woroha ku bintu byiza ntabwo woroha ku bintu bibi ngiye ngo muranuka ngo murangira iki ngo ngiye hari icyo bimbwira ko iyo mbonye nk'umuntu nka Kimisoro buri yarangiza wari ufite n'agahinda ase ariko nkubaze mwana Dumba buriya niyo rutumye urira atara kubeshya cyangwa witekereje kuri tubazo tw'ubuzima busanzwe ni wowe kubera wowe ikintu washaka kunyereka kundenze kandi ubizi neza ko ntago ari cyakorijije je narakwitegereje mbona ari amarira yawe avanzemo n'utubazo two mu buzima busanzwe utekereza ibiti wakase aramarira ya fake nka ya DJ Brian burubwo kirubu kibona ko kirimo kira fakinga aya niyo amarira yanjye wari urakaye cyane mbabaye ariko umuswera uzariraza ko Kigali buriya ntabwo amaze kuba murakaye ko Kigali buriya ukuntu baswera bwirirwaho bamwiha urumva ntabwo yirirwa ari hari ukuntu uba wari wibereye mu buzima busanzwe abantu bakuvugaho ibintu bisanzwe nyine uri umuntu usanzwe tugwa ahantu abantu bazajya bakuvuga ariko abantu bajya kumorora hari n'igihe mporora nkavuga nti ya arongera aramvuzeho katsindwa n'Imana batukubereye ariko yewe ngenda bikunda aho biri mu bigize akazi dukora ubundi ikiba kigoye no kubyakira kwiyakira ukamenya ko abantu bazakuvuga nyine ibyo wakora byose harabibona neza harabibona nabi nuko abantu rero bazamo ushaka bato
uretse ushaka bato babashire hariya na The Ben mu kubite mugire mutwereke cyo mufite mubwira abaturage ese ko nge kandi amarushanwa nagiye njya mu menshi narayatsinze. hari umuntu uharataginge The Ben ukunda umuzi Bruce ndakubajije tushaka bato yawe na The Ben atamarushanwa wagiyemo yose warayatsinze 99% none hari nayo yarakomeye mani hari nayo yarakomeye arimo na za ruswa arimo n'ibintu byo kugura imifuniko urumva guma umva iyo maze kumugurira niho hantu hambere heza ho kuririra nari kuba mbonye yari platform nziza yo kuririra guma umuntu yaragutsindaga ubibona ko wamurushije urumva akagutsinda ugataha ufite abana ukababwira ngo nabaye wanyu kandi ubona ko wamutwitse ako wamugane nkaguma Knowless ayitsinda ati njyewe rero nanga ukuntu ugerageza kuza mu tuntu udasobanukiwe tubabaye ikintu utaraza muri ibi bintu basi ibyo ntabyo usobanukiwe ariko nkacishijemo karagiye abakumvisha noneho Shaggy ko mwakoze video ari iriya wowe uri hano ibyo bintu ubusaba ko turi kuvugana turi kumwe bimenyesha ko Shaggy yabonye ibi bintu by'abanyarwanda ari ibintu nkuko nabivuze yarabisuzuguye kandi Shaggy ntabwo ashobora kudusuzugura nk'ubu rimwe na rimwe Shaggy yagombaga kurira indege kinyusi buretse yagombaga kurira indege akaza mu Rwanda urumva shootinga video ejo narakoroye nibyo twarimo turavuga nari mpfuye narakoroye nari naiza mu ntani nk'agasimba kanjye n'umugiye urumva hari nk'igihe muri ibintu nkabona ko nyine abanyamakuru n'aba influencer bacu batari kubasha kubisobanukirwa barangiza nabo bakabisobanurira abafana nabi tugomba kumenya ibintu urwego biba biriho dore narabanje nikorera performance muri Trace ni kwipromotingira umuziki wanjye kubera ko hari amamiliyoni y'abantu ari kureba urumva ikintu cyabasa successful mukavuga ngo Imana ngikunda bayo ngo na amahirwe reka da urabibara ukabireba ukavuga uti ngiye kuririmba Hands Up hano Hands Up n'indirimbo nakoze irarangiza nyikuramo n'amafaranga yayo bigenda neza hari undi mushinga mfite utarasohoka miliyoni zigera muri 70 ziri gukurikirana iki kintu ngomba kubatamo indirimbo ngiye gupromotinga ugahita mubona avuga ngo hojya ngo yagombaga gukubita ngo uri kungora ngo abantu bakabona ko ngafite abafana abahanzi bakabona ko mfite abafana ndirimbira abahanzi cyangwa ndirimbira abafana niba se umufana naramucunze nkabona ndi umuhamukure mwiza cyane umuhanzi ndamushaka iki ko nzashaka nzamupesa unyarukugire urumva nyine ntugire kuri Shaggy na performance twakoze bira bintu byo guperforminga ugaperforminga n'umuhanzi udahari nicyo kintu cya mbere cyabaye abantu muri Trace kurusha ibintu byose byabaye hariya ni ukuvuga ngo nshobora kuba ari muhanzi wakoze ikintu gihenze hariya kurusha abandi bantu bose abazi by'imiziki bo barabisobanukirwa nyine abanyarwanda b'iwacu rero ukahita wumva ngo reka dango bakoze performance ngo yo kuri Zoom kuko utumva Bruce Melody ndimo ndabaza video yawe na Shaggy mwayikoze mutari kumwe ndi kugukura mu muratinda ndi kugereza gusobanura ibintu utagiye gusobanukirwa aho bera nabyo ntushaka kubyumva none se urumva uzasobanurira Ngewe nyine ndabona uri muranda nari nukwereka nyine hanyuma ibyo birabaye birarangiye abafana mbona ama feedback meza ikintu kirenze nuko n'abahanzi ubwabo byabakanze abo muvugira urumva
ndavugira nde ko debeni ngewe debeni namutaye ibigori debeni ko ari umunebwe debeni ni umunebwe kuba urumva reka nikomereza ibyanjye mani winjyana bya debeni cyangwa nawe urashaka azajya debeni ni umunebwe nagende nta bintu ushaka amafaranga yakuremo video tujye kuri video rero buriya 90% z'amavideo y'abanyamerika ntabwo bajya bahura twebwe dufite igihugu gitoya n'umuziki ukiri gukura iterambere ririmo kugenda riza mu bungu ntabwo turi busy cyane nk'abandi bahanzi bo mu bihugu binini ahantu nyine usanga umuntu ashobora gukora tour akamara nk'amezi nk'atandatu atabona umwanya wo kwicara tujya gukora indirimbo rero Shaggy ari muri Los Angeles turavuga tuti none niyo nagenda niyo nari kujyayo ntabwo ari kubona umwanya wo gushutinga ariko kubera team ye bagendana n'abadirector n'abantu bose dusanga nkoreye muri Afrika naho gakorera muri Amerika n'ubundi bitabuze indirimbo gusohoka kuko twashaka kwisohoka bitarenze uyu mwaka urumva afunga amaco no muri uyu mwaka inspiration kugira ngo rero idapfa twavuze tuti byaba byiza iyi ndirimbo twisohoye muri uyu mwaka ko hari na option yuko twashutinga umwaka utaha arangije ibyo by'amatuwaye niba hari uburyo rero twakora niko n'abantu bose babigenza uraza abantu badufollowinze barabizi bazi ko hari amavideo menshi y'abahanzi b'abanyamerika umunyamerika n'undi munyamerika batabashije guhura ntabwo ari ikibazo cyo gusuzugura ureba indirimbo nk'indirimbo yitwa Make It Rain hahuyemo nk'abahanzi nka babiri gusa kandi bose ni abanyamerika abandi bose bagiye bakorera ku ruhande nyine ku ruhande bagashyiraho ama image ahubwo bakaba bayakoze ku buryo ashobora gusa iyi video yakozwe n'umudirector witwa Jay Wills uramuzi afatanyije na Sasha Vibes ni ibintu bya danger video irarenze oya video ni nziza abantu ntibanyumve nabi ntabwo nuko ko video itari nziza gusa ngewe icyo nibazaga icyani mu mutwe cyangwa cy'umusweranye natazi ntabwo yarafite umwanya ikindi ubundi twahuraga no video ni nziza pe nk'ubu nijoro mu kanya dufite live turi gukora live kuri Instagram yego hari ikinyamakuru cyo muri Amerika turi gukora noneho reka ngufashe iyo live yanyu undeke mbe ndimo ari kubera ntinge uvuga icyongereza gusa like undi mugera kuza urase ejo bundi babarire inze mbivange kubera ntinge ushobora muri showbiz yawe uvuga urumva nabonye abantu barabigizeho babigizeho ikiganiro ngo ntabwo mvuga icyongereza nta cyongereza uzi erega icyongereza ugomba kuba warize kandi ntabwo reka gerageze nyine kuganiriza reka uragenda unyumva uragenda ubona point zanjye humura nganira neza cyane nanjye byizi kandi mu nyuma tubaza kuganira mu cyongereza umuntu ushaka kubona ndi kuvuga icyongereza aze kuza kuri iyo live nimugoroba ndaba ndiho umva ukuntu byagenze dore abantu uri butunguru abantu bakoze ikiganiro bigira birebire ngo byose ntabwo bw'icyongereza mu mutwe wanjye ikibazo cya mbere cyahise kizamo bimaze iki kuvuga neza icyongereza ugikenanye wavuga neza icyongereza turanabyemera ariko urakennye wakoresheje icyongereza ugakira imico ngiye mbibonamo rero mvuga neza icyongereza aho bikenewe ntabwo mbivuga akongereza kanjye kubera ukuntu atari kenshi cyane ntabwo ngatera inyoni urumva ntabwo nka gaspia cyokora mani kuri press waratwitse urumva nagiye gufata award ntabwo nzi ko ndi butwari award nari nzi ko bari buhembe nka Bwiza urumva cyangwa Chris Bwiza se yakoze iki oya muwe muretse Bwiza yakoze iki Bwiza u Rwanda rufite shout out kuri Bwiza nje hari ibintu abantu bo mu Rwanda bajya bakora simbyumve
noneho bafashe ngo Miss Naomi ngo ari urimo uravuga ibintu n'ibintu bijyanye na music. Miss Naomi ibintu ahoramo bihora ari kumwe n'abagabo aswerana n'Abayethiopia, ntabwo aswerana n'Abanyarwanda. Ukari kuvuga Baraka nibura yubazana nka cya kindi cyanuza kubera ndikivuga n'icyongereza cyiza kurusha Miss Naomi bakitegure cya Belinda bakita gute kimwe kijye gitumira ba Chris Easy ba Juno, icyo gikorwa sinzi ukuntu bakinajyaga nyipostinga cy'iki Miss naco. Ariko Naomi bamuzanye hariya ngo nawe mutangiye kuvuga ngo Bwiza ngo yagombaga gutwara award ni ahantu nabonye ngo bapostinze ngo abantu ngo bashizemo nande ngo muri the best arabantu bapostinze ngo the best male artist of the year bashiramo Danina none bashiramo Juno bashiramo Bruce Melody ngira ngo bashiramo na wa wundi uririmba gose nuza bamwitanye ngo nkaho Juno bamutwaraye. Juno yaririmbye Juno afite album y'umwaka ko album nziza uza gusubiramo uyirebe neza ubwo ushaka kudaheruka gukuri naje ntabwo numva ibintu byatewe n'abandi bantu mfite umwanya wo kubitangaho ama comment. Ikintu cyonyine nkora nk'ubu wari kuvuga ngo Abanyarwanda ibintu bigize Naomi ntabwo yigeze amadurwa n'Abanyarwanda. Darina ubundi hariya kuri Trace Award Darina niwe yari kuba arimo aravuga Naomi nta kintu afite abwira abaturage. Naomi ntabwo ashobora gupostinga n'indirimbo ya Bruce Melody yasohotse. Nk'ubu Naomi muze bumva mubwire ka Naomi ka posting funga macho oya umva bigasubura nta munyarwanda numwe Kayumba Darina mu bimizi karabyumva. Ariko Naomi ako ntugasaba Naomi bari baraskorana n'Abayethiopia yanze no guswera Abanyarwanda. Ivuga wiyubashye sorry ntago Naomi nta munyarwanda numwe ateguye ikintu na kimwe muri Trace. Bira bintu byateguwe n'abantu team yo muri Trace France hari na Trace East Africa Trace Musica hari na Trace Nigeria. Urebye nibo bari muri organisation ku kibazanye Naomi ntibahamagare Tumba nane nagatwiko abatipe bavuga ngo abangaba nibo bazi ibintu bakababaza nabo bagahita bavuga ngo ngo tubabwiye na ngoma Naomi niwe ubishoboye ariho niba arimo barashona. Naomi doesn't have muri industry yacu yo mu Rwanda nta participatingamo habe na gake nta nubwo yarakeneye gupatisipatinga amavideo ye ari kuri indirimbo z'Abanyarwanda njyanyabona ntabwo ari ibintu nahita nibuka none ariko njya nzibona. Umva ukuntu bimeze niba umunyamahanga avuye kantarange akaza akaguhamagara nyamara batahamagaye hari ikintu nyine kivuga aya Naomi wapi Darina niwe wacu Darina niwe yatanguye akantu aganira n'abahanzi ko wabona bw'icyongereza oya Darina nashobora kubyara Darina uko nakunda gatwiko Darina uko nakunda kamera umuntu wese bahamagaye kuba baramutekereje bakamuhamagara ubwo yari abikwiriye yarabimeditaga. Uwo batahamagaye ubwo ntabwo cyari igihe apana Naomi cyangwa ashaka ibindi bibazo wenda byihariye tutamenye. Naomi ko nta musaba Naomi se Naomi urabona Naomi ko ngiye nkunda abakobwa beza Naomi urabona ari mwiza utazari tumanse kamwana uvuze ibintu je nkunda abakobwa beza nka Christella Katapira ariko uramubona Katapira ariko uramubona va mu bakobwa dusubire mu bintu twari turimo. Iyo ugeze mu bakobwa ngeyo ntangiye abakobwa bihindura isura. Njye nabonye Trace yari organize neza nk'ibisanzwe mu yandi ma event yose manini ntiyaburamo ibintu bitagenda neza. Ubwo kandi umenye ko yari event ya mbere organize niyo Trace Award ya mbere abayeho. Ubwo rero ntabwo nibaza ko hatari ibitaragenze neza ntabwo byagenze neza byagenze neza nabyo byagenze neza ibitaragenze neza bazabikosora next time kandi bazaga Naomi nagende Naomi nta kintu afite abwira abaturage. Naomi ntabwo aswera abahungu b'Abanyarwanda. Naomi yigiye mu Ethiopia. Naomi nta muziki nawo no mu Rwanda afasha nta kintu ntabwo bimureba ntabwo yeza amagingo ya abantu bonyine dufite bari mu bintu byo muri Ethiopia ni babiri. Oya Naomi wibeshye mwana
erega Naomi nushaka nundakarire ibi niba nibi nibyo tuba abantu baba barimo baravuga jewe Duma mbivugira ku mugaragaro, so don't be mad at me. This is what everybody is saying. Nundakarire Naomi, that it's the talk of the day. Ikintu kimbabaza niba bari kuvuga abantu b'inshuti zanjye bakanabavugamo ibintu bibi. Nka Kigali Boss Babes murabashaka iki koko ko nta muntu bahemukiye ari yakuru kiriya cyongereza n'uguhe nakubajije ahubwo baguvuje wowe na ari yakuru bakababwira ati go bimaze iki vuga icyongereza cy'ubukene ako kantu yuko kagumye ugasubiramo ni wabonye amafaranga nahaye Kenisoro bitanagusweza icyongereza ukennye urumva ni byiza nyine kuba ukivuga ariko niba nta kintu gishobora kugufasha burangiye na prefer icyongereza kibi ariko byibura kigabura erega ibi bintu nuguhaha ibi bintu ntago ari ukwimaringa ariko nzungu Stra nawe yarakwihaye nzungu Stra nawe Secret ndamuzi ngo yita man of the match ntabwo ajya kuri ikiganiro content ye yose ni wowe aba YouTuber bamvuga cyane babona amafaranga menshi niko bimeze urabona se ndi guseka ibyo ngiye mvuze ibintu ndisema asori ikiganiro ngo kumenya kariko bimeze abantu bankora content nyinshi babona amafaranga menshi ahubwo nawe nakugira inama yo gufungura ka YouTube channel kubera ko nk'amafaranga Clement akorera aruta yikura mu biti kandi ubona ko areba ibintu ndi gukora akagenda akabyanariza ukwe ashaka bikaba content kandi birana byo turabikeneye. Ikibazo wenda nuko harabo yayobya ariko mu gihe ari kuvuga ibya entertainment gusa shanje mbona ari fresh kabisa mbona ntari ngwa reka ntago nashyira Clement hano ntago aragira ku rwego rwo kuza mu byamamare bibiri ngo Clement ngo mushire ntagende hari yagende n'ubundi twa nibi ngi bagiye kubifata itabikoramo akazi abazamuhembe ukwezi ni gushira nibi ngi barabivugira mu kazi naho ubundi rero yakugenza aha ajya ngubabwire ko indirimbo nasohoye indirimbo funga macho abantu barimo gukunda bikanambabaza bo mu bindi bihugu kurusha abantu biwacu kugeza abantu bambere bari kwireba cyane n'abanyamerika abakabiri n'abanyakenya me oya ne banyabakobwa nanjye niho mfite abafana bari abafana ziriya miliyoni ubona kuri TikTok buri akenshi n'abanyakenya abanyarwanda mushyiramo akagufu namwe nitukaje tuba turi mu banyamahanga gusa n'ukuri biteye isoni nyine biteye isoni kuba mutatureba cyane naho ejo bundi nahoze ndeba kuri Facebook ko kigera kuri live nibwo byutse oya nazo kuri live avugira aho ngaho mubwire mbeho cyo mubwire ikibazo arantinya ariko komeza nti ni Godfather iya mbonye kuri space ahitavuga ngo mvira kuri space nyomaze kucyo ntinya why Bruce uzi ko wisuzuguye kugenda ko nuza ngo kuri Twitter bahita banakumanuraho banakumanura oya nasuzuguye bitewe n'ikibazo nari mbajije ajya warusubira ubajije bagukubisaga ko ni wamenye ikinyabupfura oya ntago ari ikinyabupfura urumva ari umuntu afata ni ikinyabupfura bisubiramo ubundi imbuga nkoranyambaga nyenzi fata nka kaburimbo na hantu twese twemerewe kunyura iyo urufashe rero ugahita urugira karima kiwanyu ari abantu nyine nkanjye batabyumva kimwe nawe umunsi kweranya nagiye kubona kumanura ndafata ku mutwe ndavuga ati Bruce wanjye we ndasebye
nimupfurwe umva umuntu utazi umuntu utazi umuntu utari bwabone umuntu mutaziranye umuntu utazi niba gukunda ariko njye buriya umuntu utagira ubwoba bwo kuvugana nanjye uzi umuntu agukoze biranyira akakumanura aba afite ubwoba bwo bw'ibintu mugiye kuvugana bishobora kumunyura mu mazuru urumva afite ubushobozi bwo kumfesinga ngo tuvugane nta nubwo nkutindaho mpitanirukanka cyane kigira mu zindi kubera ko umuntu namubashije ikibazo aho kukinsubiza aramanura rero abantu bagira ubwoba cyane cyokoze narasetse ariko mbabaye abanyarwanda ngo barashaka ngo kuza kuri live ngo kureba ukuntu mvuga icyongereza mugenda murebe live nakoranye na Shagiri kuri YouTube yanjye iri kuri YouTube channel yanjye twakoranye ikiganiro na Shagiri cy'iminota nka 10 n'ingahe baraza kuyibona uvuga icyongereza erega ndakivuga mwana nuko nabihoreye mukagira ngo none sibona umuntu numvise muri gengo yanyu umuntu numvise avuga icyongereza neza ni King Pazo kubera nako Kigali nawe ntabwo akizi neza umuntu amaze imyaka 6 muri Amerika akaba avuga utwongereza nk'uko ngiye ko Kigali namukikije mijisho ndumva wagiye kuvuga ko Kigali nabi ko nta kibazo mwagiranye udufaranga twawe utwagoce gahera ariko nawe nyine waya mwaka yagwa uko nari umufana wa ariko ndamukunda uwo muswera gusa nuko afite umutima woroshe turavuga akakikanga akavuga tukavugira hari akikanga azajya ahagarara avuge nawe nk'umugabo iyo uje kuri kamera urangiye uburangiye we ubu rero warangiye kuri kamera ubu tuba tubarangiye ibyo bashaka nibyo bakora njyewe ariko ko Kigali arashaka aza kuri kamera anumva ibi bintu iyo bije mu bundi bwo ugomba gutega bagahondagura kuko bagahondagura ko Kigali arashaka aze ngo tumuvuge we na Bebe njye no kubanga sinkushaka abantu bakunda kwigira biza fuwa ntagerega bari intambara njyewe nk'ibyo niyo mbonye umuntu abifashe akabishyira akabyegereza umutima cyane mbona nyine uwo muntu atarakwiye kuba ari hano twe turi iyo byegereje umutima nyine ntabwo dukora politike ntabwo dukora mu nzego z'ibanze cyangwa z'akarere nta nubwo turi daso urumva turaba entertainer tuza hano kugira ngo abantu bishime niyo mpamvu ujya ubona ibiganiro byanjye biba birimo n'akantu ko kunyuzamo nk'abasetsa ni ukugira ngo mwishime ntabwo ari uko ndi umukomediye mwana nta nubwo nsetsa burangiye mba ndi seriye cyane ntabwo ndi kajya kantu akashikeza abantu cyane no gukubita The Ben akanyafu ako kantu uzi umuntu nakumvanye bwa mbere se copyright ntabwo ari iyanjye Kid Gaju numva ibintu by'agakoni kunda kandi Kid Gaju ni uri inyuma yo guhisha Yago ubundi Yago yazimye kubera Kid Gaju ntago navuga ko bagiranye ibihe byinshi cyane bituma amwangiza Yago yafashe umwanzuro nk'umuntu w'umugabo yumva yajya muri music kandi ajyamo nyine arazima Yago yafashe umwanzuro wo gukora music w'umugabo wo kuzima none se music iriye sora nyinshi ko music ya Yago imeze nk'iyatunarize uwo wowe none amuvuga nabi wenda biraza kumvikana ko wenda hari ibyo mutabashije kumvikanamo ariko wizanamo na Yago Yago yarazimye Yago ntabwo yazimye Yago ni umuhanzi uri gutangira inzira y'umuziki ntabwo narinze ko shinyagura uvuga ngo Yago yarazimye unkira amagambo mu kanwa urashaka kunkandagira ku munwa Yago aratwika uraseka kuri guseka nandi kwibwira abantu indirimbo muyikunde muyisharinge muyiryoherwe rwose rimwe dukorera album yanjye nagiye gusohoka Blue ngiye gufata umwanya
ngiye gufata umwanya ntwikire funga macho hahire rimwe kwese nshaka intambara nawe ndakuzi nawe hahiye ushobora kuza ukandirira Maria nuko ariko Dumba ngiye ubona ndi umuntu ugira ibibazo iyo hahiye ndabikunda cyane ngiye mu ntambara njye imbere abanyamerika barapostinze ejo account yitwa rap sinzi ni wiyizi ni account twika bya hatari erega kamubwiza ukuri bizagufasha kutazajya unuka mu kwaha umva mubwiza ukuri wibisimbuka ibintu kubwe n'isuku bifasha umuntu kubaho ubuzima bwiza mubwiza ukuri oya jyewe abantu baranza ariko ko ntogosha abantu barazi ko ntogosha erega abakobwa ntago bakunda umugabo yogoshe kandi ngiye nta kintu njya nkora ntarimo ndabara abakobwa mbara igitsina gore buri gihe kiza imbere rero ibyanyu muri muravuga njyewe ibyana biguma bimbwira ngo ngo reka mbyamwe kamfate muri ibi ni uzabyogoshe sinshobora ko ibi bintu tuba twarabikoreye ntuza ibi bintu tuba twarabikoreye igisaki wari ugiye kumbwira ngo iki gafata utarenga ukuri ni uku nguku twebwe abanyarwanda nitwe tugukishamo ijisho hanze harahiye hanze bakwemera nk'umwami nanjye nzimerera na Debeni na Meditomo yewe se ko mba mbizi ntabwo naba ntari mu Rwanda umusa ndi Kanyarwanda none ungiti Kanyarwanda ni mu Rwanda ntabwo waba utari mu Rwanda ndi umuntu ukunda mu Rwanda ku rwego rutabaho ariko se wamuga n'umuntu yakuriye ni Kanombe aho ngaho ku kibuga cy'indege ukabutara nayuriye warabigenza neza ariko wafatwa nk'ubu ningura indege kaje gufata mbona Imana igenda ifungura imiryango urumva abantu bagira igihe bagakira buriya n'abari abantu bose mubona babakire ntabwo bavutse ari abakire nyine nabo bagiye bakora bakaza kugira amafaranga ninzagira amafaranga nkagura nk'indege ako gasito ariko kuvuga ngo nakuze ntajya mu ndege ngo zicaho muzakagarura indege zo zireke ntabwo uzayigura please nayo yihorera indege yihorera si ibintu byawe twara Brabus yawe Dumba bizakunda nta kintu kidashoboka njyewe twara Brabus yawe birangiye uzagura indege ese banza ubwire ko nasize imisego ya Brabus inyuma yari yaracitse mwaje kuyidodesha cyangwa mwashizemo iyi wasuzugura wakida urasuzugura kabisa dore umuntu wanditse kuri bya bintu by'ibyongereza Kigayeri umuntu yanditse banza wumve icyo kimisego turakigarukaho ibintu by'icyongereza umuntu aranditse ngo iyo uri gutema ibiti ubibwira icyongereza bimaze iki kuzi icyongereza ugatema ibiti ibintu by'icyongereza twari twabiretse ako kantu gafashije abantu benshi batazi icyongereza imisego twaguze iyindi niko mbonye Jarasi hano zindi Jarasi wawundi akoresha boro bafunze rero bafunze reka mbabwirize nawe nigiri Burundi mahurire n'ibyago bamfunge urumva Jean Paul ahita akora inkuru avuga ngo ntago bamfunze ngo nagatwiko urumva ndayisomira mbabaza ndayumvira mbabaza urumva ariko ndabyihorera urumva ko warafunzwe umugafata amakuru yihimbiye mu mutwe ngo oya yaraje gutwika ntabwo yigeze afungwa sirakubwiye wa mugisha wanje wo kutandaburiza ngo bikugendekire neza abagiye mu Burundi
akigera nawe baba baramutakiye ntabwo bamufunze bamufashe mu dusaha dukeya nyine arukuma gukira ahantu agakoze ukuntu yagarutse avuga ngo shamba nabyemeye noneho wa muhanzi baramufunze none susuku kugufunga uku bamufunze. Oya nje ntago ndi umugabo mbwa ntago naseka imbohe Imana imworohereze kandi mufasha bitambukemo kabisa muri ibintu biri hakurya ya entertainment ntago nta muntu wakishimira burya akunda fungwa Imana imworohereze gusa abanyarwanda ndashaka ko mumenya Prince Kid ninjye wo mu kandi Dumba ibintu wivangamo bya politike urumva nk'ubu ngo bakubaje ahantu wamushyize wamugaragaza banyarwandakazi ntabwo narinzi ko ari politike nsabye imbabazi ngiye ibintu biri mu nzego ndabitinya fo nsabye imbabazi je ntabwo narinzi ko ibintu ari politike Yesu Prince Kid narinzi ko ari Miss Rwanda byagiye mu rubanza ntawe bihuriye na politike ni politike uri muri se imbere nase bavuze ngo umuntu yatawe muri yombi iba muri entertainment ngewe nivugiraga nzi ko Skid ari uwo muri entertainment niki mu mbabarire ni uwo muri entertainment ariko ibintu byagiye ntabwo narinzi ko buriya ntabwo narinzi ko ndi muri politike wabyijanditsemo dore na disikle mari hano district nana bose nabajarasi barahari rega barimo bararega sabanyabugambo kandi ari abami babiri bazi gutanga ubugambo turahari urahari ndahari urumva ko abandi bari muri Afrika njewe ntago ntanga ubugambo nje ntanga amakuru muri abakunzi bari iyo umuntu afite abafana baba bagomba kumenya amakuru ye bakamenya niba warakennye bakagufasha bakamenya niba urwaye bakagusengera bakamenya niba so igikorwa nkuko nasoye when she's around bakakireba bakagushyigikira urumva ugomba kuba updatinga bakanamenya n'ubuzima bwawe busanzwe je niyo mpamvu buriya n'abana banje bapostinga n'ibintu byose abantu bankunda bakwiye kumenya amakuru yanjye Bruce reka nkubaze ikibazo ubushaka ko abanyarwanda cyangwa abanyamakuru cyangwa abanyarwanda muri rusange bafana gute umuziki wawe noneho birenzeho bafana gute umuziki w'abandi bahanzi ubundi abafana muri rusange bo mu Rwanda bakagombye kumera nk'abanyanigeria cyangwa nk'abakongomani abantu ni iyo binjiye ahantu umuziki uhita uhinduka mugomba gucuranga ibintu byabo ntabwo bajya bemera kwicara ahantu ngo bahagume ibintu byabo bitari kuhavugirizwa nukuvuga ko umukongomani iyo yinjiye muri boîte niyo baba ari boîte yose itinduka iringa abanyarwanda twebwe twifuza tugakunda abanyamahanga cyane kurusha abana b'iwacu duhereye nko kuri wowe uri kuvuga ngo Bwiza nta kintu yaririmbye nkawe koko wowe abahanzi ba umuntu nawe ufite abahanzira gupondera abahanzi ariko nawe udushyigikira abahanzi babandi n'ushaka kumpondera abahanzi kandi fifira yaguriya muhita mushwana yangana kubi mushyidemo umutima ukomeye wo kwihangana ko ntibaratangira kumuvuga uzi nk'igihe bahereye bavuga njyeweho wenda njye nta ribi narabyakiriye urumva ariko reba nk'igihe abantu bahereye bavuga nka Knowless man Knowless uragira ngo nudasi we yabitangiye Yanga niwe yatangiye niyo influences abantu kwana Yanga ntabwo yamuvugaga amakuru Yanga yamutangagaho urugero muri filime sibyo ntabwo hari abantu ngiye nigeze kumva ikiganiro cy'umuntu witwa Isiyaka Murema sinzi ahantu asigaye yabwiye social mura kuri live nyine oneya ngo social mura ngo umuziki wawe ngukura nk'isabune noneho social arabanza ararodinga ariko n'ikintu kidahita kinjira kandi
bari bavuze ko gatososha ahita yumva neza ijambo rirakubise ririnjiye ahita avuga ati no ntabwo muziki wanjye ukura nk'isabune ibyo ntabwo nabyemera bro tekereza umuntu wicaye akureka kureba mu maso muri kumwe abantu bashira n'ubwo ari umuntu wabibwira induru zikavuga hari oya Bwiza ntabwo nanze ko afite uturirimbo n'iki ariko se Bwiza arusharine sana bose ntabwo batera imbere hari ikintu bitwaye Bwiza oya nimo ndakubwira ntabwo ushobora kuza kuvuga ngo kuri Tracy ngo bari gushiraho Bwiza hariya kandi hariho Ariela Ways na Aline Sano Ways yarari mari tubizi twese ubwo Ways ni bo ariko nimuko zaje muturatira Bwiza ameze nkani Bwiza ameze nka Element mugena akuramo ishati afite indirimbo we ko wayikuyemo nta ndirimbo n'ibyo biboro mushaka kudusiga none se aha abantu 200 uriya ntabwo abari benshi ra ariko imagine ni stage yanjye inkoreraho ibyo nshaka Element bamuhaye stage urutipe kirarera huruturamo ishati ubwo n'ubwenge bwa Coach Gael ariko ngira ngo ni wa bamubwiye ati ngewe performance za Ede nabonye zaragenze neza nese kafite indirimbo ebyiri yagomba gushaka utundi tutagizamo imwe mwarayibye icyo ni kimbabaza mu muziki habamo ikintu cyitwa business urumva buriya nkura mukobwa afite akaririmbo ngiye nkakumva nkagakunda naza kumureba ngasanga afite ibibazo by'ubukene kubera ko nyine wenda situation itameze neza tukumvikana amafaranga ayamuhereza akampa indirimbo kugira ngo ubucuruzi niba bwarangiye tuba twakoze business biba byarangiye cyokora reka nkwereke umuntu ukwiye kwibwa kuri inosi nako gahungu kitwa ngo Rosikani n'abandi muzakibe akantu kataze kwirwanaho ngewe Bruce Melody ngewe wibye Dumba ngewe wagira nagaru ukwiba wagira amahoro nge nari kubona naje narashyizemo akavuyo narashwanya n'abashwanya gusa ariko Rosikani karaho ngaho mewana munaki ahubwo Element ukuremo ishati 5 uzaje wambaye ishati 5 ugene ukuremo ye urebe ukuteye no kusabira Rosikana ubari kuburi kumuvuga iyo tutazo twarakora indirimbo iyo mutamu ubari kuburi kumuvuga indirimbo nimukaje murebera muri ango mbi gusa urumva umuntu twamushyize ahagaragara abantu baramubona samwiba neza ahagaragara abantu baramubona ubu ngubu noneho ni igihe cye akazishyira ahabona uko abantu bamumenye bakamukurikira bamukurikiye se iki yabimarishije ngo mwamusinishije contract ngwita ariko Coach Gael ariko Coach Gael ese indirimbo ya yageze gute indirimbo za Fireman byagenze gute ntabwo producing narabiretse kandi kubera ujyana n'umuntu ubeshya abantu abareba bisha abanyarwanda indirimbo za Fireman Coach Gael zirihe ibibazo byabo kandi Dumba ndavuga ukajya ngo Dumba ngo agira amatiku ngo Dumba ngo ibibazo byabo kuki batajya baza ngo babyisubirize nge nkanjye uri kumbaza ibintu nkavuga ngo se nk'uyu Dumba mubimeze bite mbonye aho mbivugira kubera biba bikuri hafi mbiza ko niba bindeba butangiye nivugira ibyanje abizi ko bitakureba ariko nibura nimbikubwira baraza kuvuga ati Dumba ubwo abibwiye Bruce Melody buriya twaramenje Fireman ko mwamwijeje album ntabwo ndi mwa ngeze ndi coach warumva hari umuntu nsezeranye ikintu umubi ni wowe bariko abantu baravuga ngo umubi ni wowe ngo Coach Gael burubwo agiye gupesa umufungo yituvuga ati yeye ntabwo nkunda gutanga amafaranga man ntabwo nkunda ko amafaranga asohoka akagenda gutyo noneho Coach Gael agomba kukumenya nazaje yemerera abantu ibi kwera uraza kumubona amafaranga ya Coach Gael n'ingiyo yajera
Chokora ko Kigali mfashe muri iki kintu niba afite nayo mafaranga bwana nagiye kubona ari njye ufite amafaranga njye usigaranye amafaranga ko Kigali mfashe iki kintu niba afite amafaranga afate puzzle muri ya shop puzzle yatangiye ashyiremo ibikoresho amwubakire kubera puzzle nibyo icyo ngicyo ndagishyigikiye cyane Coach Gaël ashyira amafaranga muri shop ya puzzle abantu bamugane ahahe niyo yayamuguriza akazayamugura niyo yayamuguriza ariko puzzle uziko nta cyumweru gicaho puzzle atansabirije amafaranga ubundi abantu bitwa ba puzzle ujye batinya baba baritwaga Patrick dore undi muntu nkuzaniye mwiza cyane hano reka turebe who is this one now? Ariko Dumba koma mumva bivugishwa ikigande ni gute utazi Jeff Jeff Kiwa gute nta Jeff Kiwa se ko ya Jeff Kiwa ko yanyiriyeho mugambe Jeff rega kera Jeff namushatse kumureba itayangana no kuri isa waje Jeff musajja wange nakunonya nenkunonya naye gwe muntu wakyasinza obuzibu bwako wanwe twogerera ndi musajja munyivu eri Dumba abantu naregereje banje ladies and gentlemen wabamwita Jeff Kiwa manager wa Chameleone manager wa Radiant Wisdom manager wa Shiba abantu rero bangezeho ngiye gukora ka video hano twaje muri media tuwa muri Uganda nyine namutse gupromotinga mu minsi imbere ndajya no muri Kenya ubwo rero mugira amahoro y'Imana dore mbambataye mabiri mbamenye mabiri funga macho ufata iminota 2 uvuge kuri funga macho sitop indirimbo yitwaga funga macho ubu ngubu yitwa When She's Around kubera ko twirefeye kuri funga macho ikaba turashaka burushete urumva ikaba ari indirimbo nakoze ikaza gukundwa n'abantu muri Disney sinziri wiyize ikora Disney muri Disney rero nibo baje kumpuza naho na Universal Global ubu nibo bankorera distribution ngo ko mwasayininze contract nini y'amafaranga menshi amafaranga ngira mu buzima bwanjye bazaneza abajura urumva hanyuma iyo indirimbo barayumvisha Shaggy arayikunda bampuza nawe turaganira turavugana ikintu twavuga muze kureba iyo live iri kuri Instagram yanjye ujya ku ma live nyine ukabibona ni Shaggy yanyemereye ko umwaka utaha tuzakorana tuba muri East Africa ibyo byo kuvuga twakorane video nibura urumva ko bivyayemo noneho n'amafaranga kandi meza so indirimbo twaje kuyikora barayikunda cyane birangira tugiranye n'akadiri ko kuzakora album igiye gusohoka album yanjye yitwa Sample indirimbo ya mbere iriho ikaba ari ingi yasohotse nyine When She's Around cyangwa se funga macho ino version irimo Shaggy indirimbo nziza ifite video nziza mugende muyirebe muyikunde mu supporting ubundi ahire rimwe sawa yusi wanje dore murebe uyu ni mubi cyane ariko si igitangaza asuka ari mubi igitangaza ni Inkweto Jeff amuhaye mubi mubi dore amabiti yose Erega umugore wa mubi cyane ngo arava mu bintu by'abagore mubi yambaye yambaye umva man reka je kotsa inyama z'abandi ariko uziko mubi umva nkubwira ka mubi uziko umubari washoze intambara yo kuronomo udumbugira amatiku mubi ibintu tubyore ikintu cyambere zabikubwira amatiku nagaruko yatera ni intambara no kuzihora
Basi bye, was urakoze nice bya to Sadi see you Dumba my kuri brother, feedback. ndagukunda cyane urabizi. Sawa. Uwo yari Bruce Melody. Live ndagendeye kuyibasevingira muyirebe. Yari y'amasaha nk'abiri kubera iya mbere twayishyize hasi, ya kabiri irarangiye. So nta kundi se nk'uyu Kazungu, ariko reka mbereke Kazungu ka boss umwe posting utuntu twinshi, sinzi niba afite internet. Mubereke nimurangiza kumureba mumenye Kazungu ka boss posting utuntu twinshi, ngwino bakubone for 1 minute nurangiza ugende. Ntuzavuge ngo kandi ngo Dumba ni yantwikiye ngo sijui nini, umunota umwe bakurebe upostinga ugende. Na internet afite. Okay. Kazungu ka boss. We Kazungu ka boss. Na net afite umuswere. Basi bye guys. Ndabakunda nenge gutema ibiti ariko kubera Bruce Melody yaje hano ari gishwe Dumba mba mbona. Ka boss. Kabosi na internet afite. Kabosi na internet ufite. Weka boss. Okay, Kazungu ntago abonetse. Bye guys. Kanyene nitemera ibiti. Bye. Peace out. Mugende murebe. Bruce Melody avuza amahomvu. Bruce Melody avuza amahomvu. Ngiye kuyisevinga muyirebe.